Kama vile tunakula kila siku na tena tunakuwa na haja ya kunywa kila siku, ndipo tujifunze kila siku, tuwe na bidii ya kuomba. Konferansi General Ingungu Yesaya 52 ku murongo wa 7. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku musozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isirayeli ati Imana yawe iri ku ngoma. Kumva rivuye mu giterane, igiterane kinini cy'abagorozi ku isi yose. Ya materaniro meza y'abagorozi yagarutse iwacu Ingungu, ni guhera ku itariki ya 10 ukwezi kwa 8 2025. Ntuzacike. Abatwumvira hafi na kure mwese murararikwe kuza muri aya materaniro. Azaba yamwije abantu benshi bavuye mu mahanga menshi atandukanye. Nimuze twirebera ibyiza bizabiri kuri uyu musozi wa Ngungu. Umupagani nzajayo niyumvirije ubutumwa bwiza uzabwirizwa n'isi yose, amoko ndetse n'imiya. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 25, kwe kwirengagiza guteranira hamwe uko bamwe baje bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye ujya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mucyo. Dore zimwe mu ngingo tuzaba duhurijwe nazo kuri uyu musozi w'Ingungu, harimo ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu. Tugomba kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu, kwirinda tukagira amagara mazima nk'uko byanditswe. Hanyuma y'ibyo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, utwari ukomeye muri kigwano bwiza bwe. Mwese abatwumvira hafi na kure mwese murararitswe kuza muri aya materaniro azabera kuri uyu musozi wa Ngungu, Rufufu, Kokwe, Nyamwiri, Gihinga, Kibabi, Rusayo, Runigi, Rubaya, Nyambisi, Kanyaru, Bihambwe, Gasheberi, Masisi zone. Uwiteka aravuga cyane ati Mahanga, Matanda, Humure, Mushaki, Karuba, Sake, Goma, Rucika, Ruzirandaka, Murambi, Ruwizi, Kavumu, Numbi, Shanje, Rumbishi, Shambombo, tutibagiwe na Bishaka, Kabunga, Mwami wa Ijwi, Nyamugari, Mucaca, Bushaku na Bukavu, Kabamba, Gasheke. Nyamara kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuba mu byaha nibwo kujijisha. N'abatuye mu Kizi, Nyabibwe, Nyamukubi, Kamikonzi, Karungu, Minova, Bitonga, Yeremana, tutibagiwe n'abo kuzi, Rucuro, Kongo yose, Afrika yose, isi yose murararitswe kuza muri aya materaniro. Ntiwibagirwe ni ku itariki ya 10 ukwezi kwa 8 2025. Mwese murararitswe, nta muhezo kwa data, murakaza mwese. Tugenda mwana wanjye Nguhaye uburenganzira kuko nahiramiwe, none ntibanyumvishe nabingize kuva kera, none ndarambiwe. tugenda mwana wanjye Nguhaye uburenganzira kuko nahiramiwe, none ntibanyumvishe nabingize kuva kera, none ndarambiwe. imbanda zizavugira rimwe Imana zizavugira rimwe yose